yanditse amateka yo gushyirwa mu bantu batanu barokotse ibintu bidasanzwe muri iyi si, Guinness World Record. Izi uyu mugabo neza, amateka y'uyu mugabo niyo tugiye kuba tuganiraho. Yitwa Jacob Miller. Mu ntambara zigiye zitandukanye umugabo yarwanye zibarizwa muri iyi si zabayeho, imuzwiho cyane ni intambara ya Civil War. Umugabo yarwanye intambara ya Civil War aho amahanga agiye atandukanye, ubwo ndavuga ibihugu bigiye bitandukanye kuri iyi si, byari birimo bihangana by'umwihariko mu bijyanye n'ubukungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byose byaharaniraga kuzamura ibendera by'ibihugu byabyo kugira ngo birusheho kugira ubwamamare n'ubushongore n'ubukaka. Nitwa Tuyisenge Chrétien, tugiye kuganira kuri Jacob Miller, umugabo warashwe isasu mu ruhanga akaza kuvirana amaraso menshi adasanzwe, ndetse bagenzi bari bari kumwe ku rugamba bagakeka ko umugabo bishobora kuba byamurangiranye, ariko nyuma yaho umugabo akaza kuzanzamuka agakira, ariko nanone igikomere cye yakimaranye imyaka myinshi mbere y'uko yongera gupfa. Ni umugabo wakoze byinshi aho yagiye ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye by'umwihariko, ariko nanone yahawe ibyo kwiturwa kujya mu ntambara kubera imyitwarire myiza yagaragazaga. Jacob Miller niwe tugiye kuganira kuri uno munsi. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuka ku itariki enye Kanama mu mwaka w'1840. Ni umugabo uzwiho amateka adasanzwe. Igereranya ryinshi ry'abaturage babarizwa muri iyi si bashobora kuba barasomye amateka ye, ariko nanone hari n'abandi batazi amateka ye. Nabyo uno munsi tugiye kuba tuganiraho kugira ngo twumve amateka ya Jacob Miller, wahirimbaniye kugira uburenganzira bw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku gasongero kugira ngo nayo igaragaze ubushongore n'ubukakanyi mu bihugu bigiye bitandukanye bigenda bitinya. Jacob Miller byamugendekeye gute ku buryo rwose ashobora kuraswa isasu mu ruhanga, ariko nyuma y'imyaka hafi 50 yose akaza gutoroka urupfu, akaza gupfa nk'abandi basanzwe? Byagenze bite? Iyi ni Geida TV Rwanda, ndagusaba kuri subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye, amateka, ibigezweho n'ibindi byose tugutegurira kugira ngo urusheho kwiyungura ubwenge. Ikaze. Jacob Miller yari umusirikare w'umunyamerika, yagiye mu ntambara ya Civil War mu mwaka w'1861, aho yinjiriye mu gisirikare cy'ubwoko bw'abanyamerika Union Army. Akaba yari mu kigo cya 113th Area Infantry Company G. Yitabiriye imirwano ikomeye igiye itandukanye hirya no hino ku isi, harimo urugamba rwa Vicksburg aho yatsindiye igihembo cya Medal of Honor kubw'ubutwari bwe mu mwaka w'1863. Ibyo byose rero byamugiraga umwe mu bafite ubudahangarwa mu bijyanye n'intambara, ndetse akaba yarazwiho no kuyobora urugamba mu buryo budasanzwe. Hanyuma nyine yiturwa kuba yajya mu ntambara ya Civil War kugira ngo agaragaze ubushongore n'ubukaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibihugu bigiye bitandukanye byose byaharaniraga kuzamura ikuzo n'icyubahiro. Jacob Miller rero yari umwe muri abo ngabo barwanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko amateka ye azwi cyane kubera ibihe bikomeye yanyuzemo mu rugamba rwa Chickamauga rwabaye ku itariki 19 Nzeri mu mwaka w'1863. Uru rugamba Jacob Miller yatsinzwe n'amasasu y'umwambi amwe ateye ubwoba koko. N'amasasu bamurashe mu mutwe, hanyuma akubiswe n'amasasu y'umwambi agenda yihuta, rimwe riza kwadukira rimufata mu gahanga. Abasirikare bagenzi be bamubonye nk'uwapfuye, hanyuma rwose bamuterera iyo ngiyo, baravuga bati nta kundi Miller, turagusezereye witeka kwakire mu bayo. Baramureka bikomereza kurwana. Nyuma y'igihe gito rero yaje gukanguka, ubona ko ari ku rugamba rw'abanyamerika, ariko kubera uruhare ndetse n'ishyaka yari afite nanone ntabwo yacitse intege. Yari afite ububabare budasanzwe kubera ko igikomere cy'isasu bari bamurashe mu mutwe cyakomezaga kumurya cyane. Yikoreye urugendo rwe rurerure agana ahantu hizewe, aho yaje gufashwa n'umuntu, hanyuma aramurandata amujyana ahantu kure y'intambara, amugeza mu bitaro bya Chattanooga. Nyuma yaho yagiye mu bitaro bya Logan Sport.
Ibyo bitaro byaramufashije bimwitaho uko bishoboye uko ariko kose, aho abaganga bagerageje kumukura mu bwami bwose bwari bwaramwisobye mu mutwe. Ubwo ndavuga ubwambi nyine ubumara bw'amasasu, ariko nyine bikanga bikaba ibyo gusa, bakabura igice kinini cyabwo, kuko dore ko uko bukeye n'uko bwije uburozi bw'amasasu cyangwa se acide iba mu masasu yakomezaga gucengera mu mutwe we. Igihe cyose yari afite ububabare bukomeye mu mutwe, ariko yabashije kubaho imyaka 54 nyuma y'iyo ntambara ya Civil War. Akomeza ubuzima bwe kugeza apfuye ku itariki 16 Mutarama mwaka wa 1917 afite imyaka 88. Kurokoka isasu mu bihe bidasanzwe, Jacob Miller byamugaragaje nk'intwari, ndetse hirya no hino ku isi yose bagenda barushaho kumumenya. Amateka ye n'ibigwi bye bigenda byandikwa mu bitabo bigiye bitandukanye, aho nanone bibazaga uburyo Jacob Miller yarokotse urupfu, kubera ko nanone isasu ryari ryamugeze mu mutwe neza hafi yo kumutobora kugira ngo rihingukanye inyuma. Jacob Miller nk'umwe mu banyamahirwe b'ikinyejana cya 20, hafi ikinyejana cya 21, ni umugabo n'ubundi wakomeje kwibazwaho byinshi ku bijyanye no kuba yararokotse urupfu, kuba isasu ryaramufashe mu gahanga ndetse rikinjira cyane, ariko nyuma y'imyaka 54 umugabo akaza kuba akomeza ubuzima. Ni ibintu byatangaje abantu benshi, wese ntabwo utangaye. Jacob Miller, umwe mu ntwari n'ubundi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaharaniye kwishyura ukizana no kuzamura ubudahangarwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ya Civil War. Ibihugu bigiye bitandukanye n'ubundi byahanganiraga kuzamura ibendera n'icyubahiro cyabyo. Jacob Miller nyine yari muri abo ngabo, ariko nanone ibyo ngibyo si byo twibandaho cyane, ahubwo turibanda ku rupfu Jacob Miller yaje kuba ataruka. Byari mu gitondo nyine gisanzwe rwose nk'icyo ngicyo. Ibyo byose n'ubundi bihereza Jacob Miller gushyirwa mu bantu by'umwihariko bagera kuri 7 barokotse ibintu bidasanzwe. Jacob Miller aza ku mwanya wa mbere, agakurikirwa n'uwo bita Ndumiso Mara wo muri Afurika y'Epfo. Ngo yarwanye n'ingwe imunogonoramo amaso yose, ariko akomeza kurwana nayo arayitsinda, ndetse hano uwo bita Franklin Selo, Dick Williams, Aaron Ralston, Julian Caples, Vesina Veloviki, abo bose ni abantu bashyirwa mu gatebo kamwe na Jacob Williams, kuba bararokotse ibintu bidasanzwe. Ngira ngo no mu biganiro byacu bitaha tuzagenda turushaho kugaruka kuri aba bantu, ahubwo tunamenye dusobanukirwa amateka yabo. Nitwa Tuyisenge Chrétien, ndagushimiye ko wakomeje kunkurikira, nizere ko wakanze subscribe. Sorry.